your boy Shyaka Achille. Today uyu munsi ndaje no twigira hamwe nkuko benshi bari babasabye se ni gute wakora subscribe button izina rya channel yawe ntuzajye ukoresha zira intro z'abandi. Rero icyo mbanze cya mbere manje musaba no kanda subscribe kugira ngo tujyane intambwe ku yindi, kandi icyo musaba no gukurikirana video kugeza irangiye. Ni video ngufiya n'abakore kuko ntabwo bisaba ibintu byinshi kuba subscribe kandi for free abandi bajya baguca amafaranga. Uyu munsi niyo mpamvu mbari hano kugira ngo ngende mwigisha utuntu tugiye dutandukanye. Icyo tugiye gukora nta kindi tuzakora, baza kuri Google Chrome yacu nkuko uyibona hano kuri screen ya guys. Musaba gukanda subscribe niba uri mushya kuri no channel. Niba ufite ikibazo ujya hasi muri comment unyandikiye kugira ngo utaha tuzakiganira. Urabona ko ufite Google Chrome yanjye muri telefoni zaza nyifunguye. Ikintu cya mbere musaba gukanda subscribe kugira ngo tubane mu tuntu tundi twa buri munsi, kandi niba utarakanda subscribe ubanza wikande kugira ngo tujye tubana buri gihe muri video zacu. Turangiza wait kuri ibintu narindimo ko mbanze bikuremo. Okay, nta kindi uzakora, uzaza hejuru muri search ya Google Chrome yawe wandikemo ati creative subscribe uko uzabona ko bizahita bizana hejuru subscribe button. Wait, urabibona ahangaha mbagize pressure abantu muzajya mukunda kureba cyane kandi mujye mubiha umwanya. Uzaza nurangiza uzaza uhakandi guys, bari ukaretse subscribe button ariko hariho nyinshi zishyurwa. Icyo ngiye kwereka niyo ugomba gukoresha. Urabona nyinshi zigiye zitandukanye, ngewe icyo uzahitamo uzaza uhitemo iyi ifite akarogo kameze gutya ka pa y'umukara, aka ahangaha urahabona. Uzaza uhitemo hita Pro Foundry, nurangiza uhakandi guys. Ubibutse gukanda subscribe niba utarayikora kugira ngo tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Niturangiza uzabona ko azahita afunga akantu kameze gutya. Icyo tuyikora animation imeze gutya kandi mu masegonda make nkuko bibona hejuru. Muno muntu yagakoze cyangwa bari kutwereka kuri screen zawe, nayo twe niwe tugiye gukora kandi mu gihe gitoya. Urabibona nk'uko kano kantu kameze. Ni ahantu hano muri utuntu twose tumeze gutya, ni ahantu hamwe wemereye gufungura guys. Hihorere gutya wowe udukurikire. Nurangiza uzaza ukande kuri aka kantu ngiye kanditseho make for free, aka ubona hano make for free murakabona. Nurangiza uzagakanda ufungure guys. Musaba gukanda subscribe kugira ngo tubagezaho utuntu twinshi tugiye dutandukanye kandi ubwenge, kuko nta kindi bambere hano no kugira ngo mbigishe. Niba nawe hari icyo ushaka kumenya nyandikira muri comment kugira ngo tujye tubana muri video zacu za buri munsi. Nubwo twagize ikiganiro ari Shyaka Achille. Okay, urabona ko fungutse. Namara gufunguka gutya ubona muri screen yawe, nta kindi uzakora. Uzaba ufite logo cyangwa ushaka gushyira foto cyangwa ufite logo ya channel yawe, uzaza uze hano hejuru ubona aha handitse select image kuri aka kantu. Nurangiza uzahakanda hano. Numara kuhakanda zata kujyana muri file ufite kuri telefoni yawe. Ushobora gushyira ifoto yawe cyangwa ugashyiraho channel cyangwa logo ya channel yawe mu gihe uyifite. Niba ushaka nzanakwereka ko wakora logo ya channel yawe, nabyo unyandikire muri comment. Noneho twe nta kindi tuzakora, zaza wenda kadushyiraho iyo logo yacu. Okay, yakakira ifoto yanjye. Ni urugero, nzaza wenda nkande ifoto ufite muri telefone yawe, ni urugero nk'iyi. Indangiza nza nkande hano hejuru handitse done, aha hejuru, aha hejuru. Ndangiza nzaza amakandi. Urabona ko utegereze gato, urabona ko ya foto yacu yaje muri ka kantu kacu.
noneho hano hantu kuri kano kantu ushobora kuza ukongera ukazuminga ugasubiza inyuma, ugaterwa n'icyo wifuza. Urangiza ugashyiramo neza, uzamanuka ubwo bizaba birangiye. Noneho icyo uzakora uzamanuka hano hasi handitse channel your name. Hano tugiye kwandikamo izina rya channel yawe ukoresha, ushobora gukorera iyi subscribe button. Mbere ni channel your name, kabiri ni ukwisobanura cyangwa cya kindi bigamije gukoraho. Noneho tuzandikamo urugero, iyacu yitwa Yidi Ami TV. Noneho ubwo birarangiye, tuzamanuka n'epfo wa kabiri twandikamo description cyangwa icyo ishaka gukoraho. Wenda twe dukora kuri technology, it's all about technology. And yes, it's all about technology. Nurangiza ibyo bizaba birangiye guys. Noneho uzabona ibyo ngibyo nibimara kurangira, icyo uzakora wenda nshobora kubyandika mu cyate kanda subscribe nk'urugero, kanimwereke hejuru handitse subscribe, mwandika wenda kanda subscribe n'urugero mu kinyarwanda. Sibyo bikaba birarangiye. Nindangiza uzamanuka uze hano handitse next step. Guys, iyi video ndagusaba uyirebe uyirangize cyangwa uyitreshereje ushyire kuri telefone yawe. Niba utazi downloadinga video bikuye kuri YouTube nabwo uzambire mbakorere video. Nangiza uzakanda next, urangiza utegerezeho gatoya guys. Yo boy Shyaka Ashile ngenzi abagezaho tugiye dutandukanye. Cyangwa usaba no kanda subscribe ntukare video yanjye ugende kandi subscribe, ndagusabye please guys. Ibintu bana bifatiye umwanya kugira ngo mbigishe. Nta kintu uzakora numara gukora next, uzategereza gato amasegonda bagiye kuguha hano. Amasegonda muri make ni umunota. Urabona ko iminota iri kugenda yibara nk'uko ubibona, igera kuri 0 ugahita tubona igikurikira. Babonye. Okay, tuzategereza gato ano masegonda. Bibutse ko ari Shyaka Ashile. Naho niba hari icyo ushaka kumenya nyandikira muri comment kugira ngo utanzakwigishe, kandi ni by'agaciro kubana namwe, kandi musaba kujya udukurikirana ibiganiro byacu na sharinga kugira ngo n'abandi babashe kumenya ibikorwa byacu nabo babashe kwiyungura ubwenge. Niba ufite ikibazo abariho nomero yanjye ya telefone wanyandikira cyangwa ukandika muri comment. Comment ni ikintu cya mbere nitaho, ubutaha nkazagusobanurira icyo kibazo cyawe ufite. Guys, urabona ko amasegonda yacu ari kugenda yibara akaba ageze kuri 0. Urabibona? Nurangiza namara kujya kuri 0 uzahita birangira ko ibi ni ibintu biba byestaye. Uzahita uza ukande hano handitse download, wakande nangiza ukanda download. Ino folder izahita urabona ko hano hasaza kameze gutya, nawe uzahita uza kandi hano kwanditse download, wakande. Ubu birarangiye, channel yacu tugiye kubikwereka izahita ijya muri download cyangwa no folder yacu. Tugende tuyifungure katumwe aho babajyane kugira ngo utazavuga ati ari twumva nabibye. Okay, uzazana handitse open. Okay, nasubiye inyuma njye kubibereka muri folder zanjye. Uzazana kuri file yawe ya telefoni aho usanzwe urebera ibintu biri kuri telefoni yawe. Urangiza ujye kuri folder yawe cyangwa kuri storage sewe ijya kuri telefoni. Nindangiza nigereza afunguke. Guys, subscribe. Nangiza uzazana kuri download n'undi ko ariho biba byagiye. Turebe ya file yacu tumaze gukora. Anako harimo ibintu bigiye bitandukanye ko twe turashaka ya file yacu tumaze gukora. Guys, urabona ko ya file yacu iza imeze gutya ubibona. Urangiza uzaza kandi mara kuwakanda uzabona ko azazamuka gutya ubona kuri screen yawe. Urangiza icyo uzakora uzaza ukandi ahangaha. Wakande gutya utegereze banze ryifungure. Urabona ko biri kugenda. Nurangiza uzabona ko bizaba birangiye. Urugero reka dufungure kamwe muri utu. Tufunge akatarakanya. Wait, tumuritseho gato. Urabona ko twamaze gukora ya subscribe button yacu kandi imeze neza.
nawe nujya kwishyira kuri video yawe bizajya uyikatinga cyangwa uhita uyikata akanya. Reka na byiza nazabagezaho nawe niba bidakoroheye kanda subscribe. Thank you for watching. I love you.